Hayi ndabasuje mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ushobora kubyaza software bita Canva umusaruro ukaba wagera naho uyikoresha mu buryo wayikoramo business. Bigenda bite rero? Ubundi iyi software ikoreshwa n'abarenga miliyoni 200 ku isi. Ikaba ikoreshwa n'abantu bari mu bihugu 190 uva ko ari abantu benshi cyane. Rero ubushize muri video yabanje naberetse uburyo iyi software ushobora kuyikoresha ukaba wayikoresha mu bintu by'amadesign. Ntuzongere gukoresha PowerPoint. Hehe na PowerPoint niko iyo video nayise. Ariko nanone ushobora kuyikoresha mu by'amarogo, ushobora kuyikoresha no mu bindi bitandukanye. Ariko kukiyongereho hari ibyo ngiye kubereka abantu benshi batari bazi ushobora gukoresha muri iyi software ukaba wayikoramo business. Ni ibihe rero? Ubundi iyo ugiye kuri iyi software kugira ngo uyigereho uca muri Google ukandika Canva, warangiza ukabona ino link. Iyi link uyikandaho hagafunguka indi page. Iyo ugeze kuri iyo page rero niho tugiye kurebera ibyo dukeneye tugomba gukoresha, tukaba twafasha abantu runaka nabo bakatwishyura tukabakora ibintu runaka. Reka mpere ku bacuruzi b'imyenda. Hari imyenda uzabona ifite ibishushanyo runaka imbere cyangwa inyuma, ariko ibyo bishushanyo ukabona bibereye amaso. Nta handi ushobora kubikora ari muri Canva. Bigenda bite nanone? Iyo uje hano handitse ugeze kuri iyi page ya Canva, ndaza kubaha link muri description y'iyi video, ukajya hano handitse search, ukandika t-shirt. Ni wandika t-shirt ugakanda enter, urabona design nyinshi cyane z'ama template ushobora gukoresha wandika ku myenda. Reka tuze murebe hano hari template 15,000. Reka dukirike ku turebe zose, turebe izo dukeneyemo. Aha ngaha ni wowe ugomba gucagura ukareba ibyo abantu bashobora gukunda. Murebe hano. Ni ukuvuga ngo hari imyenda uzajya kubona ubona iriho nk'ibishushanyo bimeze gutya. Usanga indi yanditseho ibi bintu, usange hari indi iriho ibintu bimeze gutya nk'uko mugenda mubibona. Murabona hano hasi hari ibishushanyo bitandukanye. Ni amadesign atandukanye. Aha muzabona akagofero bigusaba kuba wakwishyura. Ariko aho mutazabona akagofero ntabwo uba wishyura. Dufate nk'iyi design ntabwo uyishyura. Iyi ngiyi irishyurwa. Harimo nyinshi zitishyurwa ariko harimo n'izishyurwa. Ariko iyo umaze kubikora nk'umwuga wakwishyura kuko si amafaranga menshi. Iyo uje hano bashobora kukwereka ibiciro kuko si amafaranga menshi bitewe na business uri gukora iyo ariyo. Aha ngaha nanone murebe nsubiye inyuma ukaza dufata urugero nk'iyi design. Ikintu nashaka kubereka ni uburyo nawe ushobora kuyicuruza ukaba wayiha abantu. Ubigenza ute rero? Ukanda kuri design ushaka. Tuyikandeho nirangiza irafunguka. Nifunguka hano handitse customize this template. Murebe hano hari ibigiye bitandukanye. Ninshaka gucustomizinga ni ukuvuga ngo ni uguhindura aya magambo nkaba nakwandikaho amagambo yanjye nshaka, yaba ari no mu Kinyarwanda cyangwa se nkaba nashyiramo ishusho cyangwa se image yindi nshatse. Ninkanda handitse customize this template harafunguka indi page aho ushobora guhindura biriya bishushanyo cyangwa se n'inyuguti gashyiramo ibyo nshatse. Numara kubyandika cyangwa se kubihindura, kugira ngo ubihindure rero nta kindi urakanda hano, nurangiza ubone hano handitse editing. Ngaha urabona ko twayihisemo. Hano wanditse urabona text ndayihinduye, ndayiselectionye, nshobora kwandikamo hi. Ubona ko nshobora gusiba cyangwa se nkagira ibyo nandikamo. Ubona ko nshobora kwandikamo ibyo nshatse. Na hano hasi ushobora kuza ukandikamo, ushobora kuza ugahindura n'iyi foto ukawashyiramo ikindi kintu ushatse. Icyo gihe ni ukuvuga ngo iyo umaze byose kubisoza, icyo uhita ukora ni iki? Ni ukwandika ukanda hano handitse share. Icyo gihe ugiye kudownloadinga cya gishushanyo cyangwa se ya design yawe uzaha umuntu akayishyira ku mwenda. Icyo gihe nanone uraza ugakanda hano handitse download, warangiza hano urabona twahisemo PNG. Iyi ni extension cyangwa se ni format y'ifoto. Warangiza ugakirika hano handitse download, igatangira ikidownloadinga ugategereza. Ariko hano batubwiye ko harimo premium. Ni ukuvuga ngo turasubira inyuma turebe igishushanyo kidafite premium kuko ntabwo twishyuye. Usanga hano wakwishyura nko ku kwezi nk'ibihumbi 15 by'amanyarwanda. Ariko iyo wishyuye ibihumbi 15 by'amanyarwanda si ugukora ibi by'amadesign y'imyenda gusa, ni ukugira access iri full cyangwa se kugira uburenganzira bwuzuye kuri iyi software bita Canva. Aha nari mberetse ku byerekeye ama t-shirt. Hano nanone tugiye kureba ku bantu bakora interior design. Reka ture ku bantu bakora ibintu by'ama wallpaper. Uje hano ukandika wallpaper. Hano urabona ko uraza kubona wallpaper zitandukanye. Murabizi ko usanga nko mu bigo nk'ahantu runaka bacuruza, yaba ari mu tubari, yaba ari mu maduka, ahantu hatandukanye,
usanga bafite ama wallpaper bapurintinze atandukanye. Ushobora kuza nawe ukabarebera wallpaper cyangwa se ukayihindura bitewe n'uko ubishatse, ukaba wayigurisha. Dufate nk'iyi wallpaper, icyo gihe nayo ushobora kuyifata nkaba nayiha umuntu wempurima cyangwa se ukora interior design, nkaba namushakira wallpaper nziza akaba yayempurimaho kugira ngo ugende uhimbe wallpaper zitagendanye n'iki. Aha ngaha ni ukuvuga ngo nanone kandi nawe ushobora kugenda ukaba wakora design kuko wamaze kubona format babikoramo, warangiza ukaba wagurisha iyo wallpaper. Ku bantu bakora interior design, ngiye kwereka uburyo ushobora kudawunirodinga ama wallpaper ukaba wayakoresha. Hano uraza hano handitse wallpaper, urayisacinga cyangwa se urayishakisha, nurangiza uze uhitemo wallpaper ushaka. Dufate nk'iyi ngiyi, turebe hepfo tujye hasi turebe iyo dushobora gukenera. Dufate nk'iyi ngiyi, ushobora kuza hano ukayihitamo, warangiza ukaza hano handitse customize, warangiza ukagira gute ugahindura ibiriho ukaba washyiramo ibyawe, ukabikora nk'uko twabikoze bwa mbere, ukabidawunirodinga ukaba wabiha umuntu cyangwa se nawe ukabikoresha. Hano nanone nituza kureba ku matempurete, turaza turebe hano, nidukirikaho nanone umanutse hasi hari wallpaper zitandukanye. Hari ibyo mujya mubona ku makadire bamanika mu nzu z'abantu, ukabona inzu harimo kadire irimo amafoto y'abantu mu buryo runaka. Ibyo byose ushobora kubikora, ukaza hano ugahitamo kadire, ifoto runaka uzashyira muri kadire, ukaba wayizigurisha abantu bakaba baguha amafaranga bakajya bazikoresha. Ariko biroroshye cyane kuko iyo wahisemo ushobora guhindura amafoto, ukajya ushyiramo amafoto y'abakiriya bawe bakaba bakwishyura ukabona amafaranga hano. Ikindi tugiye kureba nanone, ntaravana ariko ugenda ukirika ku ifoto ukaba wayihindura hano kugira ngo wohereze ifoto. Hano nta kindi, biroroshye, uza hano handitse file ukajya kuri upload, warangiza ukajya kuri hano handitse upload files, ukajya kuri mashine yawe ukareba ifoto ukeneye ukayapulodinga. Iyo umaze kuyapulodinga rero izamo hano handitse upload, yamara kuza hano ukaza ukayifata ukareba ya foto yawe ukeneye, ukaza ukayishyira ukayikirikaho ntuyirekure, ukayizana hano. Icyo gihe umaze kugira gute uba wakoresha ya foto. Reka dufate urugero nka hano, urabona ko ndayizanye nyishyizeho. Ushobora kugenda uhindura ibi ngibi ukahindura ibyo ushatse, kadire zikaba zirabonetse ukaba wazigurisha cyangwa se amadizayini y'amakadire. Ibi ndabwira abantu bakora interior design. Reka tugere ku bantu rero bakeneye gukoresha amarogo. Aha ngaha ntabwo uzisitiresa udizayininga logo, kuko nuza hano ukandika logo, niwandika logo uzabona amarogo ibihumbi n'ibihumbi by'amadizayini. Reka tuze hano turebe see all, turebe ibintu by'amarogo byose birimo. Dufate urugero nk'iyi ngiyi, urabona ni nziza, ariko ushobora kuza ukandikamo ibyo ushatse. Ushobora kuza kuko mfite channel ya Mr Tech Rwanda, nkaba nahindura nkandikamo Mr Tech Rwanda hano uko bishatse, ukagenda nandikamo M. Hano urashobora kwandikamo M uko ubishatse, ukaba wakora logo yawe nziza. Iyo urangije nayo ukora share, ugakora download, ukaba wakoresha iki ya logo yawe. Ndabisubiramo hano, design ni nyinshi cyane ku marogo wakoresha. Tumanutse hano hasi harimo design zitandukanye ushobora kuzikoresha. Ni ukuvuga ngo ufunguye company rero ikora ku bintu bya design cyangwa marketing, ushobora gufasha abantu bafite ibikorwa runaka, ukaba wakorera amarogo, ukaba wakorera amadesign, bakajya baguha amafaranga, ukaba wagira gute wabona amafaranga ya side hustle cyangwa se yo ku ruhande, bikaba byaba na business nini. Nta kindi ni uko watangira ukabikoresha. Ariko urebye ino video urabona ko yagufasha. Kugira ngo nanone mubirebe neza, ushobora kuza hano handitse create, warangiza ugiye gucreatinga ibyawe cyangwa se gukora ibyawe, ukaza hano handitse presentation, warangiza nawe ushobora kuhakorera design isanzwe runaka, ukaba wakora akantu keza cyane. Nimba ari amafoto y'ibicuruzwa by'umuntu, ukaba wabikora mu buryo uwo muntu azavuga ati wankoreye akantu keza. Ushobora guhindura ino background, warangiza ukareba background ukeneye. Dufate urugero nk'iyi ngiyi, turebe ko yaba nziza, cyangwa se iyi ngiyi turebe ko yaba nziza. Narangiza nkaza hano handitse hari amafoto, kareba amafoto y'ibicuruzwa by'uwo muntu. Reka tuze turebe, dufate iyi ni urugero rwa hano, nkaza agashyiraho iyi foto. Ubona ko ushobora kugenda uyihindagura uko ubishatse ukagashyira hano, warangiza ushobora kuza ugafata indi hano. Ndashaka kubereka ingero, ugafata indi foto hano muri kubibona, ugafata uko ugiye ubishatse byose, uko ushaka gukora design, warangiza ukaba wakwandikaho, ukaza kuri text, ukamanuka hari amadesign atandukanye,
ukareba design igukwiriye iberanye n'iyi design, sorry, n'iyi business uri gukora cyangwa se umuntu ugiye kwamamariza, ukaza ukareba ibyo ukeneye byose witonze, warangiza nabyo ugakora share. Wa muntu iyo umaze gukora share hano handitse download hakanze, ugakanda kuri download, ushobora kubihitamo nka video. Hano murabona handitse MP4, icyo gihe umuntu ashobora kubipostinga kuri stati yiwe, abantu bakajya babona aka video k'ibicuruzwa afite, kuko murabizi ko abantu benshi dupostinga amafoto yacu ariko ntabwo tujya dupostinga amafoto y'ibintu dukora. Niyo mpamvu nabikoze rero, ariko mu ncamake nashatse kubereka ko Canva ushobora kuyikoresha nka business, kuko abantu benshi ntabwo tuyimenyereye, ariko nanone uyikoresheje ushobora kuyikoresha nkawe ugakora business, ushobora kuyikoresha nk'umuntu usanzwe ufite business ukayikoresha mu kwamamaza. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Uwakenera inyunganizi yangisha inama cyangwa se yampamagara akangisha inama, nkamwereka ibindi byinshi bitandukanye yakenera cyangwa se yakoresha muri iyi software, cyangwa se nkaba nayimwigisha tukaba twavugana. Ibyo byose nabyo ni ibintu bishobora kukubyarira amafaranga. Ni ukuvuga ngo rero ntimucikwe, mukore subscribe kuri Mr Tech Rwanda, mujye mubona ibintu byinshi bitandukanye. Ubutaha nzabereka uko katuni zikorwa, kuko abantu benshi nabo bashobora kubikora, bakaba bakora amacano yabo, bakaba bakora ibintu bya katuni. Ni ibintu byoroshye cyane, si ibintu bigoye. Ntimucikwe kandi n'izindi video zizagenda ziza. Stay tuned.